Kwizera Lambert washinze akabari nawe uyobora Umurage Designs Company Limited ikora imyambaro ya Made in Rwanda by'umwihariko ikibanda ku bagabo, atangaza ko kugeza ubu abakora muri uyu mwuga bishimira kuba imyambaro ya Made in Rwanda babona igenda yitabirwa, aho atangaza ko bizabafasha kuzamura urwego rwabo. Ntangira gukora ishati imwe nayigurishaga 15,000, noneho umuntu akaza ati ishati nangahe ni 15, ati ibyo bintu birahenda, ariko ubu ngubu twagiye tuzamura standard, ishati dushobora kuyigurisha 30 cyangwa 20 kandi ubona ko zigurwa cyane. Umuntu araza agafata ishati 50, undi agafata iya 30, undi ya 40 bitewe na standard cyangwa qualité y'amatise twabahaye. Ukabona abantu barabyishimiye, mu Rwanda bishobora kubaboneka, ukabona abantu babaye surprise. Ni ukuvuga ngo abantu bagiye babikunda, rero abantu bari kugenda babyiyumvamo ntibikomeza, ahubwo mu minsi iri imbere business y'imyenda abantu bose bizaba bimeze neza, kuko n'ubu ngubu ntacyo nyiveba, abantu bari kugenda babyitabira kandi biradushimisha, kuko na leta ubona ko yashyizemo imbaraga. Hari ibyo leta yagiye ikora byo kugenda bafata nk'umunsi wo kuwa gatanu ati mujye mwambara Made in Rwanda. Biriya rero ni byiza. Ikindi kuba umuyobozi wacu ajya atya akambara Made in Rwanda ari role model w'abantu benshi, abantu nabo bakunda barabyitabira, bigatuma rero natwe tubona icyashara muri ubwo buryo. Bamwe mu badozi nabo batangaza ko batangiye babona bigenda gake, gusa bagatangaza ko uko imyaka igenda yigira imbere babona birushaho gutanga umusaruro, bityo nabo bikabateza imbere. Ni nka rya jambo bavuga ngo agaciro, ni ukuvuga ngo babiduhesheje agaciro twebwe tubikora, kuko we ubwiye wambaye ibyo wambaye bituma abaturage babyisangamo, ku buryo umuturage wese avuga ati mbo nimba nshaka gusohoka ndambara Made in Rwanda, nimba nshaka kujya mu kazi ndambara Made in Rwanda, bikajya bituma abantu bagenda bayikunda kurushaho. Kugeza kuri uyu munsi nuko umwuga kudoda nanjye kera niko nabibonaga, ariko ubu ni umwuga mwiza ugezweho kandi wakora uri muto kugeza unashaje, kuko ni ibintu bitagoye cyane, byoroshye kandi biguteza imbere. Inyungu zirimo gukorera muri kampani Umurage biduteza imbere, bikadufasha kwikura mu bukene, kandi natwe imyenda twakoze tukambara tukaberwa. Nabyize mbikunda kandi nanabishaka, numvaga bizangirira inyungu. Icya mbere mbasha kwiyubaka, nkagera kwisevinga, ikindi mbasha kugira uburyo ngenera umuryango wanjye. Kwizera Lambert atangaza ko mwitangira biba bitoroshye, gusa hamwe no kuba ari akazi bakunda bizeye ko bazagenda bagura ibikorwa byabo. Kandi kubera ko tubitangira abantu benshi babonaga nta nyungu bifite, washoboraga no kubwira umuntu ngo reka ngo training, bamutraininga nk'icyumweru akumva baye board agahita yigendera. Mbese kugira ngo uzabone abantu mukorana ugasanga ni ikibazo. Iyo ni imbogamizi ya mbere. Imbogamizi ya kabiri ni igishoro. Urumva business yari yose nk'ubu wenda machine dukoresha imwe ibigura 600, dukoresha nyine industrial machine. Rero habayemo imbogamizi y'ubushobozi, n'ubu ngubu ntavuga ko kirakemuka neza, ariko buri munsi ku munsi wicuma tugenda dushaka abafatanyabikorwa, maybe umuntu azagenda babona dukorera uruganda runini cyane. Ubundi dufite intego yo gukoresha abakozi 1000. Iterambere ry'iyi gahunda rishimangirwa na Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Beata Uwamariza Habyarimana, aho avuga ko hari intambwe ishimishije imaze guterwa, agasaba buri munyarwanda kubigiramo uruhare ngo irusheho gutera imbere. Kuri gahunda ya Made in Rwanda nashimye intambwe imaze guterwa, kuko igitangira abantu ntibahitaga babyumva, abantu basa nkaho bahanze amaso ibyo hanze, nkaho igikorwa mu kindi gihugu cyaba kiza kurusha icyacu, ku buryo hari icyambere cy'imyumvire, kumva ko iby'iwacu bidufitiye akamaro. Ibyo rero wese yabyibaza, niba twaratangiye dutumiza imyenda cyangwa se abantu bambara imyenda ya caguwa, uyu munsi dufite inganda muri Kigali Special Economic Zone bakora imyenda bakayohereza hanze i Burayi, ariho bayohereza nka export kandi kakirwa, ni kimwe mu mbuto zabyo. Uruharirwa buri munyarwanda mu kumva afitiye icyizere ibikorwa mu Rwanda. Twabibutsa ko mu mwaka w'2016 aribwo leta y'u Rwanda yaciye caguwa ica amarenga yo guharurira inzira gahunda ya Made in Rwanda yashyiriweho kugabanya ingano y'ibicuruzwa bitumizwa mu mahanga. Ibarushimwe biwe Keve Christian, BTN TV, i Kigali.